Jeff, I love you. Mimi nakupenda sana. Tega amatwi muroko. Tega amatwi. Ngo rwose nkuneka nkakora hanga, ngo rwose ngo niwe rekabi. Ibi ntago bikora. Nta naho byanditse muri Bibiliya. Nimvuga hari bamujya mwikiriza. Urabizi ko nta n'igihumbi ufite ukigwa muri ibi ngibi. Umutwe wakujya. Haleluya. Taravye gudu. Unyekije Imana muhumugi. Kandi yaravuganye n'Ima. Yaririwemo kuwambe. Ikiboko kira. Piga fi. Yaravuganye n'Ima. Unyekije Imana muhumugi. Ubu nukwirwana. Amasaha yaji. Inyuma hari abandi bigi. N'abandi bariri. Habwo umugisha n'Imana. Bonye umuntu utanyikije ariko uzavuga tu. Nibyo bijipo nushaka uzabite ariko ubugingo bube buzima. Taravye gudu. Ndabasabira umugisha mina kwambia. Haleluya. Muhabwe umugisha n'Imana. Habwe umugisha n'Imana. Ubwo se we ntago kuvanye cyangugu. Nazanya kabwene nazagashonga nazamuru nazabutambamo. Naho bita mu gishoma. Epfiyo ngiyo naho bita ukadasha ntago kuvanyayo. Ntago kuvanye za mibirizi. Zaburi nshya. Aho tutareba Imana iturebera. Aho Imana iturebera. Aho tutareba. Abagabo Imana iturebera. Aho Imana iturebera. Aho tutareba. Imana iturebera. Aho Imana iturebera. Aho tutareba. Imana iturebera. Aho tutareba. Iyi chorus mwese ndeba tuye mu izina rya Yesu. Abayakira Imana baho umugisha. Nitwa Bagabo Jean Bosco, ntutse muri Paroisse ya Gasave ku itorero ry'abatsinda no dukorera umurimo w'Imana. Ndi umugabo ufite umudamu n'abana. Mu itorero iwacu batsinda ndi umwe mu badiyakoni bagize itorero ry'abatsinda. Aba numwe mu bayobora icyumba cyo ku gatanu. Tubashimira ikaze muduhaye mu cyumba cya seje mu cyo kuwa mbere. Natwe tubifuje ikaze ubwami bw'Imana. Unyekije Imana imuha umugisha. Ku bantu tuziranye iyo unyikije musabira umugisha. Amavuta mbasanga nyangereho ayo mvanye batsinda bagireho mu izina rya Yesu. Dushimiye abakozi b'Imana batubanjirije, yaba baririmbyi, yaba abakozi b'Imana bavuga butumwa, yaba n'abacuranzi. Ngiye ibintu byose byabereye hanga naguwe neza. Ari umuntu waguwe nabi se? Muhabwe umugisha n'Imana. Dusome ijambo ry'Imana Itangiriro igice cya 37. Dusome umurongo wa 21. Itangiriro igice cya 37. Dusome umurongo wa 21. Turasoreza muri Zaburi y'ijana na 50 umurongo waho wa 2. Turasoreza muri Zaburi y'ijana na 50 umurongo waho wa 2. Itangiriro igice cya 37 havuze ngo iki? Haravuze ngo Robeni arabyumva aramubakiza. Arababwira ati twe kumuhwanya. Naho nashakaga. Robeni arabyumva aramubakiza. Arababwira ati twe kumuhwanya. Zaburi y'ijana na 50 umurongo waho wa 2 nge nahageze. Haranditse ngo muyishimire iby'imbaraga yakoze. Muyishimire nkuko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Amen. Muyishimire iby'imbaraga yakoze. Muyishimire nkuko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi. Amen. Niri Imana impaye. Unyekije Imana imuha umugisha. Mumpa amaso tuganira ijambo. Kandi ntabwo ntinda. Haleluya. Tugiye kuganira ijambo rifite intego ivuga ngo dushimire Imana iby'imbaraga. Très good. Nusanga arabikoze uyishimire. We kamurari ushimire Imana iby'imbaraga yakoze. No kuba twicaye aha seje ni iby'imbaraga Imana. Narimvuze no kuba twicaye aha ngaha seje mu cyumba cyo kuwa mbere twegamye mu ntebe Imana yaduhaye ni iby'imbaraga Imana. Ubu twebwe seje mutwicaye aho dushaka, turi aho dushaka. Bivuze ko hari abandi bisanzaho badashaka.
ariko twe turaho dushaka kandi nabo bisanze aho badashaka nabo ntibifuzaga kuhaba ariko bibona bariyo ariko twebwe turaho dushaka. Hari abisanze muri ngereza, hari abisanze mu bitaro bitandukanye, amaserumu aracometse, za sonde zirimo na za bombone, abandi bamanitse amaguru, byuma biriho, ariko twebwe ntabwo turiyo, turi ahantu dushaka. Cyangwa ukabiha agaciro ukabyumva. Aleluya. Wirebera Imana mu bibazo ufite, wirebera Imana mu bagusize mu iterambere, wirebera Imana mu bantu mwiganye aho bageze, wirebera Imana mu bibazo byagucanze, ahubwo kuba agatima kagitera, kuba kagitera, no problem, kuba kagitera. Hari aba byarangiye hano, no babyumva ndigira ahangaha, hano ni kuwa mbere. Haleluya. Hari aba byarangiye, hari abasore bagiye bize na menshi, hari abakobwa benshi bagiye, hari abagabo, hari ababyeyi, ariko njyewe karaca. Kuba kagitera rero nimureke tubibyaza umusaruro, kuba kagitera tubibyaza umusaruro. Hari igihe katazatera, uko ni ukuri. Bavuge ngo tumwifurije uko idashira, bavuge ngo heza mu ijuru, igihe batari babivuga we kamorari, tubibyaza umusaruro. Abanyumvishije haleluya, abanyumvishije haleluya. Bibiri ivuze iki? Bahaye ikaze mu ijambo ry'Imana. Iravuze ngo Robeni arabyumva, aramubakiza, arababwira ati twe kumuhwanya. Turashimira Imana idutabara, ibiduhwanya bihari, ibiduhwanya byatwasamiye, ibiduhwanya byaduhagurukiye, ariko agatima kakaba kagite. Unyikije Imana imuha umugi. Niyo mwikofi nta cyaba kirimo, no mwisakame niyo nta cyaba kirimo, nubwo naba ntaheruka amarembo ya banke, ikizima nuko kagi. Kuba kagitera no problem, akuna shi. Itumye kagitera izaho ibyawe biherere. Ubyumva byumve. Nzanye ubuhanuzi. Robeni arabyumva, aramubakiza, arababwira ati twe kumuhwanya. Ugita habana ryahembe n'ijyari kuguhwanya, iyita habana ya mahanuka ya moto ntihari kuguhwanya, iyita habana bya birozi warenze n'ibyo wariye ntibyari kuguhwanya, iyita habana handi imbere ya dogiteri ati ndebera dogiteri hariya ntabwo wari kugwayo, ariko usanze agatima kagite. Kuba kagitera rero Imana ntizicuze igitumye agatima kacu gatera, ahubwo tubera Imana amaronko, ntituzabera Imana ibirumbo, tubera Imana amaronko itumye kagite. Uyu ni Robeni, papa we yitwa Yakobo, uwo yavuga ngo be guhwanya yitwa Yosefu, murumuna wabo. Uyu Yosefu hari ibyamurangaga. Iyo yajyanaga na bene se kuragira amatungo, bagakora amafuti, yazaga akabwira papa we ibyo bene se bakora, ngo bituma papa wamukunda. Dore ko batavukana kuri bavindimwe kuri se gusa. Yosefu n'uwitwa Benjamin, mama wabo yitwa Rasheli. Noneho Isara mukunda bituma mudodeshereza agakanzu. Kabiri yacyamurangaga, yakundaga kurota. Abahanga bavuga ko iyo umuntu arota akazikabya bamwita habwa umugisha n'Imana. Rimwe ngo arota bavuye gutashya inkwi cyangwa gusenya inkwi, ngo igihe bananiwe bagiye kuruhuka batura imiba yabo bayishinze, agiye kubona abona imiba y'abakuru babo iraguye, uwe urahagarara.
arangije abwira se iby'inzozi yarose. Ise ati mwana wanjye ubwo Imana ivuganye nawe, ivuganye nawe, ivuze ko izakuzamura kugeza ku rwego bene se bazakwikubita imbere. Abibika bene se baramuhagurukira, wakana ubwo buzozi bwawe, twakuboneye izuba, twagutanze kuvuka, none ngo izakuzamura, tuzaba tureba ubwo buzozi bwawe aho buzaturuka. Tena arongera ararota, arota ibintu bikomeye, arota izuba, arota ukwezi n'inyenyeri 11 byose biraza byikubita imbere ye. Abibwira se bakuru babwati bwa buzozi bwawe urabugaruye, bwa buzozi bwawe kandi wakana ubu buzozi bwawe nibutakwica buzagukiza, ariko nimuhumure bizadukiza. Abwira se ati narose izuba, ndota ukwezi n'inyenyeri 11 biza binyikubita imbere. Ise ati wa mwana we, ikomeje rya sezerano, sezerano ryawe irarikomeje. Iryo zuba wabonye ni nyoko, uko kwezi wabonye ni njyewe semwa, inyenyeri 11 ni bakuru bawe, biravuze ngo izakuzamura kugeza ku rwego uhereye kuri njye na nyoko ndetse n'abakuru bawe tuzakwikubita imbere. Nese barangije bararakara, menyo barahekenya, maso barakanura, ujye tugesha ntabwo bizashoboka. Mbibutse ko nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa. Kabiri, iyo uzakora ibikomeye Imana ikunyuza ahakomeye. Gatatu, umugambi w'Imana ntabwo uyoba. Unyumvishije Imana mumuhera umugisha. Bibiliya avuga ngo Yakobo abwira umwana wa Yosefu, avuga ngo giye murira bene so ahantu baragiye amatungo yitwa Shekemu. Afata ingema arabagemurira, ageze Shekemu ashakireho bene se arababura. Ngo ababuze ngo abona umuntu wagendagendaga Shekemu, aramubaza ngo ntabwo wandangira bene data aho baherereye? Aba ngo bahoze Shekemu ariko bahavuye, bari ahantu bita Dotani bashakireyo. Ngo yerekera Dotani, Bibiliya avuga ngo bamwitegera akiri kure, barabwirana bati dore ngako ka karosi kaje. Umva ko karosi inzozi sha, tugize umugisha turakabonye. Papa wawe ujye umurengera nawe uhari, nimureke tugafata tugafunge kaci. Ayiwe data we, ngo uwo mwanya kibageraho Yosefu baramufata, wirangara muvandi, baramufata bamwambura bya biryo. Ngo bakimufata bagiye kumuhwanya, Robeni muheziraza aravuga ngo hoya bene da, nimusigeho, aya ni amaraso yacu, mureke twe kumuhwanya. Turashimira Imana idutabara, ibiduhwanya bihari ariko ntibigire icyo bidutwara. Nimuhumure, itumye kagitera izi ko izabigenza. Ubyumvisha Imana mumuhera umugisha. Barangije ngo ahubwo bajya inama, bamuta mu mwobo. Bari bazi ngo harimo amazi aramwica, ariko reka nkubwire, kumbi ngo amazi yakamyemo kera. Reka nkuhanurire, amaboko yose yakujugunya, Imana itakuvanyaho ayayo. Aho wago hose ni mu mugambi w'Imana. Unyumvishije Imana mumuhera umugisha. Ndagasubiramo, amaboko yose yakujugunya, Imana itakuvanyaho amaboko yayo. Aho yakunaga ni mu mugambi w'Imana. Bakimunaga mu mwobo, Bibiliya avuga ngo bicazwa no kurya. Ku murongo wa 25 bajya ibiryo yabazaniye, barajya ati turebe shaka bizasohora. Ariko umugambi w'Imana ntabwo uyoba. Ngo igihe bicazwa no kurya, ngo babone itara ry'Abishimayeli. Abishimayeli ni abantu ngo bavuga muri Egiputa. Ngo abo bantu ngo bababonye barabwirana bati nubwo twamutayemo uwamugurisha. Muri iyo nama uwitwa Yuda ntabwo yari ayirimo. Barangije ngo iyo nama barayinoza, Yosefu bamugurisha ibice by'ifeza 20. Ngo ariko bamugurisha bamuvanyemo ya kanzu. Ikanzu ngo bica ihene, bafata amaraso y'ihene bayinikamo ikanzu. Ngo Yuda araza ageze ku mwobo, asanga umwana ntarimo. Arataka aravuga ngo ndabigirane ku mwana atarimo. Baravuga ngo ceceka, inyamaswa zamuriye, dore ni kanzu ngiyi. Iyi kanzu barayifata
bayishyira papa wabo Yakobo. Yakobo bavuga ngo wa mwana wawe ka gahungu kawe ka kandi karosa bya bindi inyamaswa zagatanyaguye. Dore n'ikimenyetso, dore yakanzu. Bibiliya avuga ngo Yosefu ayibonye arayimenya, ararira abanga umwana wanjye Yosefu yarapfuye, nzarinda njya mu nda y'isi nkibuka umwana wanjye Yosefu. Ariko nubwo ari ukurira Yakobo ni amaraso y'ihene, umwana yacyahari. Turashimira Imana itanga ihene bakayijya burushete, agatima kacu kakaba kagitera. Aramujyana, ariko nubwo bamujyanye ukuboko kw'Imana kujyana na Yosefu, bamugeza muri Egiputa. Haza umugabo ukomeye witwa Potifa, general. Amubonye ati muramugurisha ngaye, aramugura aramujyana. Ariko ukuboko kw'Imana kujyana nawe, bamuha akazi ko mu rugo. Ukuboko kw'Imana kubana nawe. Bijya mu bwavuga ngo umva umutungo wanjye uyo umanaging bumuyobozi ahangaha, atari amashuri, atari icyongereza, atari kwa depoje, ahubwo ari ukuboko kw'Imana. Gihe kiragira Potifara ajya mu kazi, mu butumwa bw'akazi. Satani azamukira muri nyabuja wa Yosefu, abwira Yosefu ati ndagukunda Jeff, I love you, mimi nakupenda sana. Yosefu ati hoya, uri umugore wa boss, singiye guhangara guhemukira boss. Fatiraho shabuja ntabwo ahari, naza ntabwo azabimenya. Yosefu ati nubwo atabimenya, iyanabaye bagiye kumhwanya, iyanabaye bagiye kumhwanya, nahangaye irimo imirandeba. Biravuze ngo tugomba gukiranukira ahagaragara n'ahatagara. Trebye gudu, muhabwe umugisha n'Imana. Haleluya, haleluya. Bakomeza kujya bimubwira, amubwira ngo baryamane. Yosefu arabyanga, agira ate bajene tujye tu byanga. Gamushaka muvuge kagitera, ibi ntago bikora, nta naho byanditse muri Bibiliya. Nimvuga hari bamujya mwikiriza, urabizi ko nta n'igihumbi ufite yo kwigwa muri ibi ngibi, umutwe wakujya. Haleluya, tarabye gudu. Tuba twaje kwirwanaho, wakwirirwa gucya. Hari igisimba nabonye mu kirunga kimeze nka ya mpiri bahoze batubwira, kiba kimeze gake. Namubishe muri Kongo ngo niba ari gihangara. Haleluya, muhabwe umugisha n'Imana, habwe umugisha n'Imana. Tugomba guhumeka kagitera, hari igihe katazatera mwari. Uko ni ukuri. Yosefu arabyanga, akamuhendahenda ariko akabyanga. Rwose ndagukunda, I love you, nutama akabezo ndahwera, ndarangira. Ariko nimureke bihwere, nimureke bihwere. Ngo rwose ngo nutakama ngo ndahwera, nimureke bihwere. Ngo rwose ngo neka nkakora ahangaha, ngo rwose ngo nimureke bihwere. Ubyumva Imana imuha umugisha, ubyumva Imana imumpera umugisha. Ibyo bishaka kwangiza ubugingo nimureke bihwere. Ngo igihe yinjiye mu nzu agiye gukora umurimo washinzwe, aramufata ati turyamane, arabyanga. Ngo abyanze Yosefu aramwinyifura, ngo ariruka, ngo ariko amwinyifura asiganye umwitero. Wirangara asiganye umwitero. Yosefu ati Imana ishimwe ko ari umwitero, imyitero iraboneka, ariko kubona agakiza biragora. Iyo yamahaye imyitero iracyahari, aho gutakaza agakiza nzata imyitero. Cyamuka gafata ukantu we, aho gutakaza agakiza kumwimereri uzata imyitero. Nibyo bijipo nushaka uzabite, ariko ubugingo bube buzima. Trebye gudu, ndabasabira umugisha mina kwambia. Haleluya. Yosefu ngo uyu mugore arataka, aravuga ngo wa mugurano aranyihereranye,
n'agasuzuguro. Dore n'ikimenyetso. Potifari yari umuntu ukaze, yari genero, kandi habaga b'abahungu bambaye bererushe, kuko yerekanaga ikimenyetso. Nushaka bakubeshyera, ikizima ni ikimenye. Mbonye umuntu utanyikije ariko uzavuga tu. Ikizima ni ikimenye. Nushaka bakubeshyera, ikizima ni ikimenye. Iyi gahunda barayiguhere, n'iyi ngiyi ikaza. Yosefu n'igiti kimugera, unyikije Imana mu mugi, kandi yaravuganye n'Ima, yaririwemo kuwambe, ikiboko kira, piga fi, Imana yabyeme, yarakoze n'ubuta, baramuhanuri, afite amasezerano me, yaratanze n'inyuba, yaratanze n'icyacu, ariko baramudi, Imana yabyeme, bamujyana no muri ngere, Imana yabyeme, afite nzayima. Aho nashaka ndahageze. Tega amatwi muroko, tega amatwi. Kuba waravuganye n'Imana ntibikuyeho kugerage. Terebye gudu, ndagasubiramo. Kuba waravuganye n'Imana ntibikuyeho kugera byazo, ariko hamwe n'ibitugerageza hari akanzu Imana yaciriye abantu bageragezwa bakihangana. Ubyumvishije Imana imumpera umugisha. Yosefu ajya muri ngereza, Imana irabyeme, yaravuganye n'Ima, unyikije Imana mu mugi. Ubu ni ukwirwana, amasaha yaji, inyuma hari abandi bigi n'abandi bariri. Habwa umugisha n'Imana. Yosefu jya muri ngereza, nihutishije aho ngaho. Hari abagabo babiri yarotoreye inzozi. Umwe ngo yarose yikoye ibyibo by'imitsima, abona ibisiga bimuririye ku mutwe. Undi ngo arota yafunguye yagiye gusukira umwami vino. Yosefu asobanura za nzozi. Wewe warose bagukata, ubona ibisiga bikurira imitsima ku mutwe, mu gitondo bagufungura, baguhanya. Wewe warose usubira mu kazi, baragufunguye, ariko nugere uzandwaneho, uzamvuganire, nazize amaherere, nzakurwanaho. Ndavuga rikijyana hariya, kuko muri mu cyiciro kimwe uramusezeranya amasezerano, ariko nuvaho ngo uraba wamurenzeho uramwibagirwa. Agezeyo yibagirwa Yosefu, ariko nimuhumure, iyi twicaye imbere ntabwo izatwibagirwa. Unyikije Imana imumpera umugisha. Iyi mwiriwe imbere guhera muri niba ture mugafatiraho, ntabwo izatwiba. Trebye bituma umwami arota ubwe. Inzozi arose ziri mu gihagayikisha umutima, ahamagara abanyabwenge bose zirabananira. Na wa wundi wavuye Mabuso agasubira mu kazi ke, nawe yararimo. Umwami ati niba zibananiye grumateri ni gahunda, ubona gafuni, nawe yararimo. Yumvisha yaje muri izi gahunda, azamura agatoki, habwataho kugira ngo mpfe pfane n'abandi. Hari umuntu uri Mabuso wasobanuriye inzozi, uko yazisobanuye niko byagenze. Mureke tumutumeho, nibimunanira iyi gahunda turayemeye. Bibiliya avuga ngo Yosefu bamuhubura, bamuhubura mu nzu y'imbohe. Barangije baramwogoshesha, baramwambika, yitaba umwami. Hageze imbere y'umwami, umwami amaze ngo ni wowe ubasha gusobanura inzozi narose? Yosefu ntiyamera nk'abasatuzi b'iki gihe, ati njyewe ndarebaga, we ndarebaga. Ahubwo ariyoroshya, aravuga ngo gusobanura si ukwanjye, nuko Uwiteka. Umva ibintu warose. Warose inka 7 z'umwaku. Bibiliya ivuga umwaku. Urota n'indi inka 7 zibyibushye z'umushishi. Urota n'amahundo 7 y'umwaku. Urota n'amahundo 7 y'umutsitsi abyibushye. Biravuze ngo hari ibihe 7 bigiye kuza by'uburumbuke, by'ubukire. Shaka umuntu w'umuhanga yubakisha ibigega, awunikisha imyaka, inzara nizatera, iyo myaka izarengere abanyagihugu. Hakaba ikindi gihe, ibindi bihe 7 by'inzara bigiye kuza. None shakisha umuntu w'umuhanga yubakisha ibigega. Bibiliya avuga ngo umwami afata ijambo, aravuga ngo twakura hehe
umuntu nk'uyu uri mu mwuka w'Imana yasubiye muri gereza. Reka amashaka muvuga yasubiyeyo. Ufunga si ufungu. Umwami aravuga ngo usibye intebe yanjye muri iki gihugu niyo izagusumba ikurikiyeho. Yosefu aba minisitiri w'intebe muri Egiputa, atari amashuri, atavuye muri Inesi, atavuye muri Inirake, atadepoje, atagiye muri televiziyo, atari beneho babigiyemo, ahubwo ari ukuboko nari mvuze ngo ukuboko kw'Imana ni kubane nawe. Ubyumvishe nakomera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Imana iteza inzara mu Isiraheli, inzara iratera. Yakobo abwira abahungu bati mujya guhaha, mufate nzaruhahira. Fanyaraka mujya guhaha muri Egiputa niho bihahika. Bajyayo. Yosefu arabamenya ariko ntabwo bamumenye, ngo ariherera yibuka ibintu Imana yamubwiye, ashimira Imana. Abagarukaho habwa ati muravesha munatoka wapi? Turave iwacu mu Isiraheli, inzara yarateye tuje guhaha. Ko mureba nk'amaneko, ntabwo muje gutata igihugu ngo murebe intege nke z'igihugu muzadutere. Oya, turabakozi b'Imana na papa n'umushumba Yakobo. Ariherera tena ashimira Imana. Arongera abagarukaho abati shaka ndeba mureba nk'abantu baje gutata igihugu. Oya rwose, niba mutari maneko iwanyu mwavutse muri bangahe? Twavuze 12 ariko mwe nyamaswa zara muri. Yosefu ngo abyibutse arongera ariherera arapfuka amashima Imana. Ngo araza aravuga ngo ndemera kubaha ibyo kujya mujyane, ariko ndasigana umwe muri mwebwe. Ngo afata bucura bw'iwabo murumuna we witwa Benjamin amutera kandoye gatuza kamera nk'akigugu, amubohera imbere ya bene se, amushyira muri gereza. Aravuga ngo nzamurekura ari uko muzanye ababyeyi banyu. Bafata ibyo kujya barabijyana, basiye muri aya mafaranga baje guhahisha babashyiriramo. Ngo ariko bagenda bikoreye, ngo bageze imbere barabwirana bati ibi bitubayeho ni amaraso ya murumuna wacu. Bibiliya avuga ngo umuntu uri w'amaraso yoyishe azaba ikivume, abigicamuke, abinzererezi yo mu buta azaba icyohe cyo mu butayu. Niko Bibiliya ivuga. Ngo bagenda babyikoreye, ngo bakigerayo Yakobo arabaza ngo ko mwagiye muzuye mukamugabutse muri 10? Ati dusanze umugabo tuzi kuntu harebaga, twese twahahamutse. Ka Benjamin arakafashe arakaboshye yagasize muri gereza. Musaza ararira aravuga ngo Yosefu yarapfuye na Benjamin bucura bwanjye yarapfuye, nzarinda njya mu nda y'isi nkibuka umwana wanjye, nkibuka abana banjye. Ariko nubwo muzarukurira abana baracyariho. Unyekije Imana kumuhera umugisha. Nubwo arira abana baracyariho, ariko nubwo arira inzara iba inzara iramwataka. Timumpe ibyo nirire. Arajya amaze kurya, bibutse ko bishira, birashira. Bishize ngo abwira abana be ngo musubireyo mujya guhaha. Ati naho tujya, nuko utazi umugabo uriyo kuntu areba, naho tujya yaratubeho tuzakujyane ndetse n'umugore wawe Rasheli. Warangije arabyanga ati naho njya napfa. Ariko muze inzara ibaye inzara, ataho kwicwa n'inzara nzicwa n'iyi gahunda tugende. Nzicwa n'iyi hari abantu Imana bandindiye inzara. Ubyumvishe Imana mumuhera umugisha. Bajyayo, bageze Yosefu arabamenya ariko ntabwo bamumenye. Reka nkubwire mu ruko, hari abantu tujya tugira bigo basenga isengesho ngo uyu murozi ngo aranzengereje, ngo mwinukanye muri Gikondo, ngo muvanye Kigali, ngo mujyanye Rwamatamu, ngo mujyanye Rubengera, mujyanye Kiramuruze fyo ngiyo. Uramujyana hehe? Naguma aho ngaho, ahubwo azahave agenda ahamya Imana yawe ku buzima bwawe y'ibintu Imana yakoze. Ubyumvishe Imana mumuhera umugisha. Haleluya. Kandi utabonye abakuvuga ntabwo ubona bakwama, maze habwa umugisha n'Imana. Yosefu ngo abagarukaho, ngo ahobera uwitwa Robeni wamurokoye, aramushimira mu yandi magambo. Ariko bene se na papa we ntibamenye icyo akoze. Ngo arangije amwegamizaho umusaya amuririraho. Ngo amaze kumuririraho, Imana iguha umugisha, ngo aza imbere ya bene se na papa we arababwira ngo ninjye Yosefu.
nubwo mwanyisha ariko karacyatera, nubwo mwangiriye nabi ariko karacyatera, nubwo mwamuhohoteye ariko karacyatera. ngo uwo mwanya ngo babyumvishije ari papa we ndetse n'abakuru be, umugore we yarapfuye, Rasheli yarapfuye, Jaso yarapfuye, ngo baramanuka n'amavi bikubita imbere yande ya Yosefu. iby'Imana yamubwiye birasohora. twomera Imana amashi. iby'Imana yamubwiye bigira biteye yemwe birasohora. bimaze gusohora arababwira ati dadi namwe bagara frere ntago musubirayo, hano ndakabye, hano ndakaze, hano ndakaze. hari umusozi mwiza, hari umusozi mwiza natoranije wo kubatuzaho. aho hantu hitwa Gosheni. ni muturi Gosheni, muruhukire mu mahoro y'Gosheni. batura Gosheni, Imana ibahera umugisha ahantu bita Gosheni, Imana ibagwiriza ahantu bita Gosheni, Imana ibaha umugisha kuko kwiza kw'Imana kwari kuri Yosefu. Bibiri ivuze iki muri Zaburi? iravuze ngo tuyishimire iby'imbaraga. aha noneho tugeze mwese murafasha, nusanga arabikoze ufasha n'ukuri kw'Imana. nidushimire Imana iby'imbaraga yakoze. yarabikoze, yarabikoze. Dawidi aherutse kwandika muri Zaburi 25 arandika aravuga ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga, isuri batembye ku bugingo bwacu, amazi abaraturengeye rwose. Uwiteka himbazwe karacyate. nicyo bishatse kuvuga. twabonye Imana. haleluya, haleluya. twabonye Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. twabonye Imana nyamana. Imana ishobora bingahe byo. twabonye Imana. niyo tutayishakira muri Bibiliya ngo tuyishakire mu mpapuro, twabonye Imana mu bintu Imana yadukoreye. no kuba kagitera nukuberayo, nukuberayo. ndabona ababyeyi babikunze rwose. Imana ibaha umugisha. gakomeze gatere, gakomeze gatere. uwishime mujyane ariko gakomeze gatere. turayibona ibyago n'amakuba byaje, twarayibonye. twarayibonye. ntabwo turi kwishakira muri Bibiliya, ntabwo turi kwishakira mu Kuva ngo Abisirayeli bageze ahangaha. natwe Abanyarwanda twabonye Imana ishobora byo. cyama abantu bakuru mukamfasha, wenda aba bifite mu mateka, aba bajene babyize mu mateka babyihorere, ariko twe twabibayemo live. twabonye Imana ishobora byo. none karacyatera. twarayibonye, twarayibonye muri iki gihugu, twarayibonye muri 90, twayibona 91, ndayibona 92, ndayibona 93 bagabo, ndayibona 94. twarayibonye mu misozi itandukanye, twarayibonye muri za mu ntara zitandukanye. twabonye Imana. none agatima kacu karacyatera. twarayibonye, twarayibonye za Kibungo, za Rukumberi, za Sake, za Gatore hariya. twabonye Imana. twabonye Imana za Bugesera, za Mayange, za Ntama, za Mbyo, za Nyagihunika, za Kabukuba. twabonye Imana. ntabwo twakamira Imana mu kitoze. twabonye Imana ishobora byo. twabonye Imana abisha batugose. twabonye Imana utufuni tutuzengurutse. twabonye Imana za ntamungo zenda kutugeraho. twabonye Imana umwana iranyira ntiyumve. twabonye Imana ibirenge byarabyimbiye muri bote. twabonye Imana muri uyu mujyi. twabonye Imana za Butamwa, za Mageragere. twabonye Imana ku Rwabusoro. twabonye Imana voka zigwa. none agatima karacyate. uzikurinda Mana we kamakofe. amina, haleluya. turayibona, turayibona mu bihe bibi, turayibona turi imfubyi. ababyeyi bacu barayibona ari abapfakazi bashaje neza batanduranye. niyo ni Imana ishobora byo. twarayibonye, twarayibonye amashuri twayacikije. twarayibonye, twarayibonye twambaye ubusa. twarayibonye dushonje. twarayibonye no muri Covid. twarayibonye no muri guma mu rugo. akazi kose kazi ariko karacya. turabye, turayibona, turayibona. ntago mwayibonye? abarozi batugose twarayibonye.
nje no kuba ntuye i Kigali mbiha agaciro, ubyumva byumva ubipinga bipinge, njewe mbihaga ce nekeje ahantu mvuka nzunguza twazunguza ikinuza. Pascal arahazi iwanje ntiwayicaye, iwanje arahicaye aho mvuka, ariko turayibona, ariko inkurayo ingeza ahangaha. Ubwo se we ntabwo wakuvanye Cyangugu, nazanya Kabwene nazagashonga nazamuru nazabutambamo, naho bita mu Gishoma epfo iyo ngiyo, naho bita ukadasha, ntabwo wakuvanyayo, ntabwo wakuvanye za Mibirizi, ntabwo wakuvanye za Nyenji, ntabwo wakuvanye za Muhewe, ntabwo wakuvanye Njangwi, ntabwo wakuvanye za Nyakabuye, ntabwo wakuvanyayo, ntabwo wakuvanye za Nyamasheke, za Ntendezi, za Kibogora, Imana ikakuvanayo, ntabwo wakuvanye za Mukoma, ntabwo wakuvanye epfo iyo ngiyo za Shangi na za Shagasha na za Bugarama, ntabwo Imana yakuvanyayo, aho bita za Buhinga no mu Bigutu na za Birambo, ntabwo Imana. Tera haleluya! Iyo yakoze ibyo ishoboye byose. Ntabwo yakuvanye ku Gikongoro, za Kitabi, za Gasenda, za Kibyagira, za Murambi, za Mwico, za Nyabusiza, za Kaduha, Imana ikakuzanayo ikakuvana mu Ruramba, za Mata na za Cyahinda na za Rutobwe na za Nyabimata. Reba ukuntu waje warajegeye. Shimira Imana iby'imbaraga yakoze. Ntabwo yakuvanye za Butare, za Mbazi, za Ruhashya, za Mutunda Muyaga, za Kazenga, za Gishamvu, za Muyogoro, za Butatsengwa, Kigoma ikakuzana. Ntabwo yakuvanye za Kibuye, za Nyangirwa, Miceri, za Kivumu, za Bwishyura, za Murundi, higiyongeyo warajegeye. None urakabye Kigali. Ibyo ni iby'imbaraga Imana yakoze. Ntabwo yakuvanye za Gisenyi, za Kibira, za Satinski, za Ramba, za Rwere, za Mutura, za Kayove, za Kanama, za Giciye, za Cyanzarwe. Ntabwo Imana yakoze. Ntabwo yakuvanye mu Ruhengeri, za Ndusu, za Nyamutera, za Nkuri, za Cyabingo, mu Gataraga, za Nganda, za Kidomo, za Butaro, za Patina. Ntabwo Imana yakuvanyayo, warajegeye sha. Nibuka ibintu Imana ikoze, dushimira Imana iby'imbaraga yakoze. Ntabwo yakuvanye za Byumba, za Ngarama, za Kivuye, za Giti, za Gikoro, za Cyungo hepfo iyo ngiyo warajegeye. Ntabwo yakuvanye mu Mutara, Bega, Matimba, Karangazi, Rwagitima, ikakuzana za Rwemasha iyo ngiyo, za Muhura. Koko ntabwo yakuvanye za Gitama, za Ndiza, za Nyabikenke, za Cyumba, za Nyakabanda, za Ngaho, za Migezi ibiri hirya ngiyo na za Gitwa na za Buhanda. Hari ibintu by'imbaraga Imana yakoze, tugiye gushimira Imana. Ibintu by'imbaraga yakuvanye kuri Musazi, izana Javare, Yari, Superi, Wagisi, Iribaya, Borodero, Koronero, Burbu, Ibaze, Mwerishe, Kwageze inkweto yacomeka, Shindagira, Barirene, abandi baha Marinete, abandi baha Masharupe. Wibuke ibintu Imana ikoze, dushimira Imana ibintu by'imbaraga yakoze. Hari ibintu by'imbaga Imana yakoze, tugiye gushimira Imana. Hano Sejemu ikibyimbye kimeneke, tugiye gushimira Imana ibintu by'imbaraga Imana yagize ite yakoze. Muri maternete murabyibageje abundi imbere ya dogita ati ndebera dogita ugeze kuri 1 kuri 2 kuri 3 kuri 4 kuri 5 kuri 6 kuri 7 dogita kirafashe dogita dogita. Hari abagore b'icyongereza bahaguye, hari ab'igifaransa baguye aho ngaho, hari abagiraga kontake baguye aho, abajyaga mu etaje barakenyuka, ariko we karacyatera. Tuyishimire cyangwa tuyigaye, tuyishimire cyangwa tuyigaye. Tugiye gushimira Imana ibintu by'imbaraga yako. Robin avuga ati twe kumuhwanya biba byaraguhwanyije, ariko karacyatera. Tugiye gushimira Imana ibintu by'imbaraga Imana yakoze. Tuyishimire, tuyikomera amashyi n'imuhunda babishoboye. Ayo mashyi ko ari makera, yikomera amashyi kuko hari ibintu by'imbaraga Imana yakoze. Ntabwo twayikamira mu kitoze, hari ibintu by'imbaraga Imana yakoze. Kaze mwongera. Bibiri iravuga ngo abasore n'imigenda bazagenda baruhe kandi bazacogora bagwe. Ariko abantu bagutegereza Imana ishimwe, bazasubizwamo intege nshya, baziruka ntabwo bazananirwa, bazagurukisha amababa yabo nk'ibisiga. Turi iteraniro ryo mu nzu yawe, turi abana bawe, turi intama zo mu cyanya cyawe Mwami. Tumaze kumva ijambo ryawe, turakwinginze kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo yongera tweze kandi adutunganye, udukureho urubanza, ubugingo bwacu ubuhemburire kugira ngo bubuge igiciro kuri wowe aya masaha, kuko ari bwo buzakubona. Ubugingo bugizwe n'ibitekerezo, dusenga ibitekerezo byacu kugira ngo bishyirwe ku murongo n'imbaraga z'umwuka wera. Haleluya. Bibiri iravuga ngo ninde wigeze kumenya ibyo Uwiteka atekereza, ngo ariko twebwe dufite gutekereza kwa Kristo.
ntago umuntu ashobora kugira ibitekerezo byo mu ijuru atarabyawe n'ijambo ry'Imana. Turasenze kugira ngo umene imitima yacu, turasenze kugira ngo usenye inyubako umwanzi Satani yari yarubatse zitera abantu gutekereza nabi, gutekereza iby'iyi si n'amaganya n'umuruho, ibyo bikarangirana no kwifuza. Ariko turasenze kugira ngo ukize ubugingo bwacu, uhandure imyambi twarashwe mu bitekerezo byacu. Uwiteka we, dusengeye amarangamutima, umutima ugira ibirango, amarangamutima yacu nayo turayasengeye kugira ngo yatunganye, tunganye ahantu hafatirwa imyanzuro ho mu muntu. Bibiliya iravuga muri Zaburi 119 umurongo w'121, uyu mwanditsi yaravuze ngo njya nkora ibihura n'amateka n'ibyo gukiranuka, ntundekera abampata. Ndasenze Mwami kugira ngo wigwatirize kuzagirira neza ubwoko bwawe, abibone be kuduhata. Mu izina rya Yesu tumaze gusengera ubugingo bwacu, dusengeye ahantu hacu ho mu mwuka. Uri Imana, haleluya. Bibiliya iravuga ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bayisengera mu mwuka no mu kuri. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi iyo ujya kuvugana n'umuntu uvuganira nawe mu mwuka, kuko iby'umwuka bisobanuzwa iby'umwuka bindi. Ab'umubiri ntibarondora iby'umwuka, ariko ab'umwuka barondora iby'umubiri, kuko umwuka wera arondora amayoberane y'Imana. Turasenze kugira ngo iki cyumba cyacu muri uru rusengero rwawe, ahantu ho mu mwuka, ni icyumba cyawe. Turasenze kugira ngo ugitunganye Mwami, usohoremo ibitagangurirwa, usohoremo inzoka, usohoremo uburyarya, kuremo ubusabwe. Bibiliya iravuga ngo umwana w'umuntu ntago afite aho kurambika umusaya, ngarika ingunzu zifite imyobo n'ibiguruka bifite ibyari. Ariko turasenze ngo umwuka wera akora imirimo ikomeye muri uru rusengero Mwami, mu izina rya Yesu. Umwuka wera nakora imirimo ikomeye muri uyu mubyeyi, akora imirimo ikomeye muri uyu mugabo. Turasenze kugira ngo umwuka wera aganze urubyiruko mu izina rya Yesu. Turasohora Satani, turirukana Satani, turirukana abadayimoni, turirukana abacwezi, turirukana abarangi muri iri teraniro, turirukana imandwa, turakubita hasi abakonikoni, turirukana imbaraga z'ikuzimu, ya myuka mibi kora mu batumvira Imana. Yewe wakinuwe, cyazanye ibice mu itorero kikarisuzuguza abataririmo. Abera turi maso, tugutunza urutoki, turatunga urutoki ikinyoma, turatunga urutoki amabanga y'ikinyoma. Yewe wakinuwe, cyaje gusenya ababyeyi. Yewe wakinuwe, cyaje gusenya abagabo b'itorero. Yewe wakinuwe, cyaje gusenya urubyiruko. Turagutunga urutoki, turakunanije, turakwirukanye, turasenya inyubako, turasenya ibihome, turasenya. Haleluya. Turasenze Mwami kugira ngo umwuka wera yitse imisozi ibuza abantu kureba Imana. Turakubita hasi ibimeze nka Babeli ibuza abantu kureba Imana. Turasobanya indimi mu izina rya Yesu. Ibyo Satani yubakaga turabishenye kuri aya masaha. Dusengera iteraniro mu izina rya Yesu, turitongereye imbaraga z'umwuka wera. Mwuka wera akora imirimo ikomeye. Imana ihabwa icyubahiro. Bumbura akanwa kawe usenge mama, bumbura akanwa kawe usenge papa. Imana iguhaye umwanya wo gusenga. Imana ihabwa icyubahiro. Wiceceka, vuga. Imana iguhaye kuvuga. Ndagushimiye kuko utanze imbabazi muri iri teraniro. Imana ihabwa icyubahiro. Kandi uvuze yuko umuntu uciye bugufi akaba yihannye rwose, yuko umubabariye, hanyuma tugiye kurwana urugamba. Haleluya. Turasenze Mwami. Bibiliya iravuga ngo ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, tegeko n'iteka by'umwami byendaga gusohozwa. Niwo munsi abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubagiraho ububasha, ariko birahinduka. Abayuda bagira ububasha ku banzi babo. Dusengeye iri teraniro, aba babyeyi bakira imbaraga. Imana ishimwe cyane zo kugira ububasha ku byabagiragaho ububasha. Aba bagabo bakira imbaraga muri iri teraniro zo kugira ububasha ku byabagiragaho ububasha. Aba basore baje gusenga nibakira imbaraga, bagira ububasha ku byabatwazaga igitugu. Imana ihabwa icyubahiro. Aba bakobwa be gusigara bakira imbaraga,
bagira ububasha ku byabagiragaho ububasha. Turirukana umwuka w'ibyaha, turakandagira umwuka w'ibyaha, turakandagira umwuka w'ubutinganyi mu izina rya Yesu. Turi mu itorero ry'Imana, ijambo ry'Imana ntiriryemera, tubitunze urutoki, turamenagura imbaraga z'ikuzimu, turamenagura umwuka w'ubusambanyi mu izina rya Yesu. Uyu mudayimoni wa divorce senya amago y'abera, abera turasenze, turasenya ibyo Satani yubatse, turasenya amabanga y'abadayimoni. Waravuze ngo bazaterana, ariko so uzabateranije. Dutunze urutoki ibyakozwe, Bibiliya ivuga ko nta nama, nta bwenge, nta mbaraga byarwanya Uwiteka. Ifarashi yategurwa ikarindirizwa intambara, ariko kunesha guturuka kuri wowe mwami. Urakoze mwami Yesu. Haleluya, haleluya. Nimuhaguruke, nimuhaguruke muhagarare, muhaguruke muhagarare. Iyo tugeze imbere y'Imana niho hantu ubukwiriye kuvuga amagambo menshi. Haleluya. Sa muriho muranyumva, munyikirize haleluya. Ubu ugiye kwirukana Satani, ugiye kwirukana Satani. Kandi iyo umuntu yamaze kwezwa abwira Satani akumva, kuko ubuvugira ahantu ho mu mwuka. Bibiliya iravuga ngo mugandukire Uwiteka, murwanye Satani azagira gute? Azabahunga. Mbese turi kumwe cyangwa? Tugiye kwirukana Satani mu izina rya Yesu. Zamura isengesho ryawe uvuge. Ahantu hari icyuho muri wowe wahumvaga. Dore numvise umwuka wera avugana nanjye amagambo ari muri Yeremiya igice cya 31 umurongo wa 4. Haravuga ngo nzongera kukubaka wa mwari wa Isirayeli we. Mwanyikirije ariko nawe uzaba wubakitse. Imana ifite umugambi wo kukubaka mama, Imana ifite umugambi wo kukubaka papa. Ukwiriye kubyakira. Akira ubuzima, akira gutsinda, akira kunesha. Haleluya. Kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Abantu bari bafite umubabaro, ijambo ry'Imana riravuze ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro no gusuhuza umutima k'umukene, none hakana kanya dusenga, Imana irahagurutse. Haleluya. Imana ihabwa icyubahiro, ije gushyira mu mahoro uwo bacuriraga inguni. Ibyo byakire ni ubuhanuzi bwawe. Imana ihabwa icyubahiro. Zamura isengesho rero. Twirukanye Satani mu itorero, dusengeye itorero, turamenagura imbaraga zirwanya itorero, turafunga amarembo y'ikuzimu, dusengeye iri torero rya Sejemu, dusengeye ababyeyi bo muri ryo, dusengeye abagabo bo muri ryo, dusengeye urubyiruko rwo muri ryo, dusengeye ibyiciro byose mu izina rya Yesu. Twirukanye imyuka mibi irwanya itorero. Kirere cya Sejemu turagisengeye. Twirukanye ubwami bw'Abamedi n'ubw'Abaperesi. Turamenagura imbaraga za Satani, turamenagura imbaraga z'abadayimoni, turamenagura imbaraga zizerera zitura mu batumvira Imana. Turasenze mwami, kirere cyacu nigikinguke. Muririmbyi niko yaririmbye, yaravuze ngo ntabwo hakingirizwa, nta gicu gikuba. Imana ishimwe. Byeyurwa no kuboneka k'umwami, kuboneka k'umwami ni kweyura igicu. Imana ihabwe icyubahiro. Tambikisha umuseke mu mutima w'abantu bawe. Imana ihabwe icyubahiro. Suko ububyutse k'uyu musozi, suko ububyutse muri iki cyumba, warabudusezeranije mwami. Byutse abantu baguye mu itorero, turabasengeye bakanguza ibimenyetso. Bibiliya ivuga yuko ubwo Petero yafungwaga, Herode yari mu muco igihanga, ariko abitorero bagira umwete wo gusenga. Natwe turasenze ngo nuko ijuru ryohereza marayika, arangije ahahagaze haboneka umucyo mwinshi, iminyururu imuvaho. Turaca iminyururu, turaca ibiziriko abo Satani yakingiranye, turabakinguriye. Turasenya ibihome, duteye ibihome, turakingura inzugi, turaca iminyururu, turaca ibiziriko, turafungura ingufuri, turadekoda amakode yashyizwemo mu buryo bw'amayoberane. Turamenagura izo mbaraga. Amasezerano yakozwe mu isi y'umwijima turayarogoye, duhawe ubwo bubasha, turabukoresheje. Turasenyera isi y'umwijima, turasenya inyubako, turasenya ibihome, turahirika Yeriko, turanyiganyiza ibihome, turanyiganyiza ibikuta bibuza abantu guhura n'Imana, turanyiganyiza ibikuta. Yewe wa musozi munini we, wiyita iki imbere y'itorero, imbere y'umugaragu w'Imana? Imana ihabwe icyubahiro. Wa musozi munini we, wiyita iki imbere y'uyu mugabo? Wa musozi munini we, wiyita iki imbere y'urubyiruko? Wa musozi munini we, wiyita iki imbere y'abaririmbyi? Turagusenye, turakunetararije, turakuburizamo, turazimya umuriro y'abadayimoni, turazimya umwuka mubi w'abadayimoni. Turirukana abadayimoni, turasezera abadayimoni. Twirukanye inkongoro, twirukanye imbwebwe, twirukanye
imyuka mibi, twirukanye ingunzu, ibyana by'ingunzu, turasohora Tobiya. Tobiya yari afite icyumba kinini mu nzu yawe. Turasenze, twirukanye Tobiya, dusohoye Tobiya, dusahuye ibya Tobiya. Iyi nzu nitunganywe, Imana ihabwe icyubahiro. Urakoze kuko uri gukora imirimo, Imana ihimbazwe. Suka imbaraga muri iri teraniro, Imana zasinziriye turazisengeye kugira ngo zikangurwe. Twirukanye ubwoba, cecekesheje amajwi y'iterabwoba ry'isi, ubuzima n'imibereho. Wa majwi we ceceka, wa majwi we ceceka. Twumvise ijwi ry'umwami, Imana ihabwe icyubahiro. Hari abantu muri iri teraniro bari bafite igikombe cy'ibidandabiranya, ariko Imana ishimwe kuko ikibambuye. Imana ihabwe icyubahiro, igishyize mu biganza by'ababarenganyaga. Urakoze mwami, icyubahiro kibi cyawe ko hari ikintu ukoze. Ndagushimiye ko ugabye, ndagushimiye ko uhumuye, ndagushimiye ko uzubuye amatwi, ndagushimiye ko uhagurukije, uvanye abantu mu mbago, uvanye abantu mu tugare, uvanyeho ubumuga. Ni wowe muganga udukiza indwara. Imana ihabwe icyubahiro. Kangura abantu, suka ububyutse, kundisha gusenga, bavane mu ntege nke. Suka umuriro, cana umuriro, kora umurimo nk'uko ushaka, nta wakuzitira. Ugurura ijuru, ugusha imvura muri iki cyumba cyo kuwa mbere. Haleluya! Abari mu mwijima babona umucyo mwinshi. Haleluya! Mwuka wera kore, mwuka wera byutse, mwuka wera komange mu mbavu. Tanga ibyo kurya, hembura abantu, tumara inzara, tumara inyota yari iri mu magufwa. Imana ihabwe icyubahiro, izina ry'Imana rihimbazwe. Dusengeye buri muntu wese waje muri iri teraniro, wumvise ijambo ryawe, umwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Haleluya! Imana ihabwe icyubahiro. Tanga kuzura umwuka wera, Imana ihabwe icyubahiro. Habaho kuvugururwa, niko Pawulo yabwiye Timoteyo ngo nicyo gituma nkwibutsa kugira ngo ureke impano y'Imana. Haleluya! Iri muri wowe yake. Iyo waheshejwe no kurambikwaho ibiganza, tubarambitseho ibiganza mu buryo bw'umwuka, turabasengeye, turaciye imigozi, turaciye ibiziriko, turabakingurira. Mbura abantu bushwambagara, nubambike ab'inkweto zahengamye batakaje guhamya. Turabasengeye ngo bahabwe imbaraga. Niko wavuze ngo nta kigeragezo cyatugeraho kitari urusange mu bantu, kandi hamwe nacyo kutatugerageza ibisumba ibyo twabasha. Guzaca kanzu, ndagushimiye kuko uciye akanzu. Aka kanzu kavuze iki? Ni imbaraga utanze zibakingiriza, zibanyuza mu rupfu, zibanyuza aho abandi bapfira. Nicyo kimenyetso. Imana ihabwe icyubahiro, Imana ihabwe icyubahiro. Urakoze mwami. Dusengeye igihugu cyacu mu izina rya Yesu. Ni ingobyi duhetse, turagisengeye. Bibiliya ni kwivuga ngo dusengere abami, dusengere abatware, tugume mu mahoro, tutabona ibyago. Turirukana inkongoro, turirukana abadayimoni. Dusengeye iki gihugu mu ibanga ry'umwuka wera. Dusengeye abanyarwanda n'abanyarwandakazi, umuryango nyarwanda. Imana ihabwe icyubahiro mu mpande enye zacyo, mu ntara enye zacyo, mu burasirazuba. Turahasengeye, turirukana imyuka mibi, turasenya ibicaniro by'abadayimoni. Ibendera y'Imana izamurwe mu burengerazuba. Turavuze ngo bibe bityo, ongera abakizwa, hagarika imigambi ya Satani. Turakinga amarembo y'ikuzimu, ibicaniro by'abadayimoni turabizimije, mabendera y'abadayimoni turayamanitse. Turirukana abadayimoni bo guhora, turirukana impanuka muri iki gihugu, mu majyaruguru ndetse no mu majyepfo. Turagisengeye, duhagaritse inkongi, duhagaritse ubugizi bwa nabi, imyuka mibi ikorera mu bantu. Ntago babimenya, ariko wowe urareba. Turayigwabije. Abagabo bica abagore tubatunze urutoki, abagore bica abagabo tubatunze urutoki, abana bica ababyeyi tubatunze urutoki. Turabasengeye, turaburizamo, turirukana imyuka mibi, turirukana abadayimoni bo guhora. Dusengeye i Kigali, dusengeye aka karere ka Nyarugenge, ka Kicukiro, aka Gasabo. Turasenze mwami, dukiza amarembo y'ikuzimu, tukweretse amanyumba, tukweretse amarogi, tukweretse amahoteli, izo z'ubucuruzi, ubucuruzi, amamodoka manini n'amato, abashoferi. Imana ishimwe. Ibikorwa remezo, ingabo turazisengeye, n'abashinzwe umutekano. Turavuze ngo mwami, abashaka gukizwa nubahamagare. Niko dutegetse, kandi warabivuze ko ibyo tuzasaba tubyizeye, tubyingingiye, tubishyizeho umutima, uzabikora. Hari icyo ukoze, hari abo uhamagaye, hari abo burijemo mu byo bakoraga, ariko batakumvira. Dushyizemo sipide mu byaha bakora, tubitunze urutoki, tunze urutoki amabanga y'ikinyoma ngo atwikururwe, bashyirwaho bagomba gushirwa mu izina rya Yesu. Imbaraga z'Imana nizigaragare, nibimenyekane ko sejemu twasenze. Twirukanye amajini,
twirukanye abacwezi, twirukanye abarangi, twirukanye abarozi, duhagaritse abakonikoni. Imana yubahwe, Imana yamamare, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya! Ubutumwa bwiza buvugwe, Imana ihabwe icyubahiro. Iki gihugu cy'u Rwanda gifite umwihariko muri kano karere, cyakiriye ubutumwa bwiza. Abanyarwanda buzuye umwuka wera, waravuze ngo uzagisukira umucyo w'ububyutse bwinshi, abanyamahanga bazakigana kubera uwo mucyo. Turindiriye dusenga, turagisengeye. Abanyarwanda be kwibuza uburyo, turabasengeye. Inzego zose z'ubuyobozi turabusengeye, turabukunda, warabuduhaye, niwe utanga ubuyobozi. Turabusengeye mwami mu izina rya Yesu. Dusengeye minisiteri y'uburezi, dusengeye iyo minisiteri, dusengeye ibigo by'amashuri. Hari abana bajya ku mashuri, babana b'abakristo bagerayo bagahupara, bagahura n'ibiyobyabwenge. Turirukana abo badayimoni bateza ubusinzi, bateza ubusambanyi n'ibiyobyabwenge n'imyuka mibi n'intumwa za Satani. Tubitunze urutoki, turabarekipeye, turabasengeye, tubatumyeho amasengesho akora aho turi, gakora naho tutari. Nyamara turasenze, dusengeye nayini, dusengeye nasari, segonderi, dusengeye universite, ama-universite n'ibikorerwamo, n'abaprofeseri ndetse n'abarimu. Turabatongera imbaraga z'amasengesho. Imana ihabwe icyubahiro. Dusengeye minisiteri zitandukanye. Haleluya! Nujeyo, n'ukuboko kwawe nikujeyo. Ibyo gusenya ubisenye, byo kubaka ubyubake. Urakoze mwami Yesu, tanga umugisha mwami. Haleluya! Buri muntu wese mu rwe ruhande abona ukuboko kwawe, niko wabivuze. Imana ihabwe icyubahiro. Tari wowe urinze umudugudu, abarinda babera amaso ubusa. Urakoze mwami Yesu, tukuramburiye amaboko kubw'icyo ukoze mu iki gihugu. Imana ihabwe icyubahiro. Erega twarabimenye, tubimenyeshejwe n'ijambo ryawe, yuko ibyaha iyo bibaye byinshi, igihugu kigira umuvumo, imvura ikagwa nabi, izuba rikava nabi. Ariko twe nk'itorero duhagaze mu cyuho, natwe turasenze, turategetse mu izina rya Yesu. Abo Satani yagombaga kwica turabiburizamo mu izina rya Yesu. Dufatanye twirukanye dayimoni wo guhora, twirukanye dayimoni wo guhora, twirukanye abadayimoni bo guhora, twirukanye abadayimoni bo guhora, duhagaritse abadayimoni bo guhora mu buryo bwose, mu buryo bwa transport, mu buryo bw'amacumbi, mu buryo bw'imikorere. Turahagarika inkongi, turahagarika ibiza, turahagarika imyuka mibi mu izina rya Yesu. Turirukana abadayimoni, turirukana imbaraga z'ikuzimu. Turasenze ngo ibendera y'Imana izamurwe. Urakoze cyane kuko hariho ikintu ukoze. Nimuhindure isengesho. Haleluya! Dusengeye akarere k'ibiyaga bigari. Uyu mwuka mubi uzerera muri iki kirere turawirukanye, uteza intambara. Igihugu cyacu gifite umutekano, ariko ibindi bihugu birimo intambara. Natwe turasenze kugira ngo umwuka wera akore imirimo ikomeye. Reba inzirakarengane, reba imfubyi, reba abapfakazi, reba abatorongera. Hari icyo wakora. Nibyo koko turi mu minsi ya nyuma, ntihazabura intambara, ariko umwuka wera narokore, natabare, narenganure. Imana ishimwe, naburizemo ibyakorwaga n'umwijima. Umucyo w'Imana numurike mu mwijima, umwijima uhunge. Urakoze mwami. Dusengeye ibitaro, dusengeye ababyeyi batwite mu izina rya Yesu. Twakiriye ababyeyi, twakiriye n'abana. Turamenagura abadayimoni basabiriza impinja, bakuramo amada katika jina la Yesu. Dusengeye abarwayi bari mu bitaro bitandukanye, dusengeye klinike, dusengeye amadispensaire n'amasantere de sante n'amafarumasi n'abadokteri n'abaspecialiste. Imana ishimwe. Hariho imyuka mibi yazanye ibirwara abadogiteri batashobora, abaganga barananiwe, ariko wowe ntunanirwa. Kwako kwawe ntikwaheze unanirwe gukiza. Dutumyeho amasengesho kugira ngo Imana ibakize indwara z'umutwe, indwara z'abadayimoni, indwara z'ibibyimba, ibyuririzi. Turabinetarariza. Turi muri iri teraniro, memu n'abateranye nibacira ubuzima. Duhanuye ubuzima. Shobokera uwizeye nihabeho ibimenyetso. Turemye ibimenyetso, turemye amashusho. Imana ihabwa icyubahiro. Urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze mwami, urakoze mwami. Haleluya! Urakoze mwami. Tukuramburiye amaboko. Urakoze. Nimurambure amaboko. Ababyeyi baha Imana impundu, abagabo bayikomera amashi. Oh, mbega amashiwe, mbega amashiwe, mbega amashiwe, mbega amashiwe, mbega amashiwe. Ndashaka kubara gatatu.
tugatera haleluya. Iri jambo haleluya mujya muritera mutaritera mu kigare. Ubanza utekereza Imana, utekereza aho yagukuye, utekereza ibyo yagukoreye, ukomeza biraruta ibya mbere. Haleluya biravuze ngo Imana ishimwe. Birabango mu bibaho byose duhore dushima, twese nitwashima. Ariko ni imbaraga gatatu, umuntu wese ahaguruke atere haleluya. Rimwe kabiri gatatu. Zamuka kabiri gatatu. Ongera zamuka kabiri gatatu. Komera Imana amashi, komera Imana amashi, komera Imana. Tumutunge ibiganza umukozi w'Imana. Imana imuhereze iki? Muye muretse kwicara, ariko ubwo mwicajwe n'iki? Ubu mwari muzi neza ko ari jyewe igihe cyashize. Ni jyewe igihe cyanshiranye. Ariko ndagira ngo dusenge. Bibiliya iravuga abayoborwa n'Umwuka Wera ngo nibo bana bande. Imana yubahwe. Numvise ijwi rivugana nanjye ibintu bibiri. Ijwi rivuganye nanjye ikintu cya mbere irambwira ngo nimbwire abavuga butumwa bose bari hano. Ubwo sinshatse kuvuga bano batumiwe. Ijwi rirambwira ngo nimbwire abavuga butumwa bose bari hano ngo basenge kuko ngo hari inama irimo kuba. Ariko ngo iyo nama irimo kuba munyumve neza, ntabwo mvuze ko ibereye mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo ni inama yateranye ku isi ngo yo kugira ngo izasenye imbaraga z'abavuga butumwa n'ijambo ry'abavuga butumwa n'agakiza k'abavuga butumwa, ngo kubw'imbaraga bakorana nazo bagira ngo baze kwirukanamo abantu sensibilisation y'icyaha cyakwira mu mitima. Sinzi niba muri bamunyumva. Bityo rero hakoranye imbaraga ariko zikuzimu za gisataniste ngo zo kutwambura ubutware no kutwambura imbaraga no gutuma dutinya no gutuma tutanezeza Imana yacu, ahubwo tukaba twakora tuyobejwe mu buryo bwo kuyobywa. Ndagira ngo rero tuze gufata umwanya nawo tuzisengere. Nahoze nibwira kare ndavuga ngo uwazashakisha uburyo bufatika bwo kuzabwira mwebwe mukaza hano hakuzura tukicara hasi hanyuma tukamara nk'iminsi 2 dusenga gusa twumva ijambo ry'Imana ry'umuntu ubundi dusenga gusa. Sinzi niba muri bamunyumva hari. Ndashaka rero n'ubundi ko twasenga Imana ihimbazwe. Narimvuze ngo Imana ihimbazwe. Ego Mana munyikirize nanjye murimo mumvuna, ndashaka ko mureka kumvuna. Narimvuze ngo Uwiteka Imana ihimbazwe. Imana ishimwe. Hanyuma tugiye gusenga. Icya kabiri tugiye gusengera kirimo kirareba twese turi hano, ariko kikanareba n'abandi bataraha. Nabwiwe ngo dusenge ngo tuburane cyane ngo abana b'urubyiruko rw'abakobwa ngo n'urubyiruko rw'abasore, ariko ngo twibande mu bigo by'amashuri ngo kuko ngo niho hantu ngo umwuka w'ubutinganyi ugiye kwibanda. Ko mutanyumvisha hari ngo aho hantu umwuka w'ubutinganyi ugiye kuhibanda. Wenda impamvu utabihaye agaciro we nta kana hari ufite mu ishuri cyangwa se mu rugo, ariko nendaga kukubwira nawe turagusengera Imana ikaguhe, ariko tunasengere urubyiruko n'itorero ry'ejo hazaza. Twebwe turimo turasaza, abandi barimo baracecura, ariko tugiye gusengera itorero, tugiye kwingingira urubyiruko narwo turarwingingira. Ni ibintu bibiri rero bitandukanye, ariko ntabwo narenga kuri iki kintu cyo gusengera bavuga butumwa bene wacu. Ni munyumve neza, nendaga kubabwira ko Bibiliya ivuga ngo uko icyuma gityaza ikindi ni nako umuntu akaza mugenzi we. Haleluya. Ahari kitumye Imana impagarika hano, ihamagaritse kugira ngo dukore ibyo tugomba gukora mu gihe gisa n'iki ngiki. Nimwumve mbabwire, mwihanganire indirimbo nye nabaha, mwihanganire ijambo rirerire naba, ariko twemerere Umwuka Wera icyo avuga. Nimwumve mbabwire uyu mwanya abantu babiri ntazarwanya, nzahora mbisubiramo hano. Sinzarwanya intumwa, sinzarwanya umuhanuzi, kuko Yesu yaravuze ngo itorero ryanjye ryubatse ku ntumwa n'abahanuzi. Tuvuge ngo amen. Hanyuma wa ntumwa we, iyo urwanya umuhanuzi uba urimo urwanya Yesu, kandi nawe wa muhanuzi we iyo urwanya intumwa uba urwanya Yesu. Hanyuma uyu mwanya wa none abarwanya intumwa n'abahanuzi bo ntitwabavugaho, barahari n'ishyano ryose, ariko Yesu urwanirira intumwa n'abahanuzi niwe watwubatse ku itorero, izina rye rihabwa icyubahiro. Mwahaguruka tugasenga. Imana
imana y'ukuri. Ndashaka amashyi yanyu. Ibyuma bitwunganira ariko havuze amashyi. Gukorayo ndashaka amashyi yanyu. Duhendahenda Imana. Nababwiye ngo ushaka kureba mu maso y'Imana ayihendahenda mu buryo bwose. Ubu rero ni umwanya wo kuyihendahendera mu mashyi. Bintera ubwoba maganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu. Mwami kubaho ntagufite bintera ubwoba amaganya ndetse byabasha kungeza no mu rupfu. Ibyiza mbona nibigwize umwami Yesu no guhora ngendera mu nzira y'intunga. Nawe kujya ndinda kunyobora. Amen. Ndashaka amashyi yanyu. Mu mahoro. Nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza. Amesha no kwinzi vuba mu mahoro. Urugendo mfite n'urwo kujya mu ijuru. Umukiza ntihari nanjye nkwiye kujya. Kandi umunsi nzaba ngezeyo ibyishimo nzanezezwa nuko ari we wanguza amaraso. Kandi umunsi nzangezeyo nzamuhimbaza ibyishimo nzanezezwa nuko ari we wanguza amaraso. Muri iyi si huzu umuruho nama cyonyeneye cyose simera konyi. Ariko ku munsi mukoro ubwo nzabona umucunguzi wanjye niringiye kuza mbona ingororano yanjye. Ariko ku munsi mukuru ubwo nzabona umucunguzi wanjye niringiye kuza mbona ingororano yanjye. Mw'ijuru sinzabonayo abanzi banjye uko nta n'icyo nzabura mw'ijuru ry'amahoro. Imana mvuzimu ni haleluya
tugihagaze n'uwicaye yahaguruka mba numva ndimo nshaka ko Yesu ashimwe Imana yambabarira ikabamera amaso y'umwuka wera, hanyuma mukareba amasengesho turimo dusenga umumaro azabagirira none n'ejo. Nyamara ni mundebe hano mbabwire nuko mutabizi, aya masengesho turimo dusenga ashobora kutakugirira umumaro none, ariko agatega iminsi byaguteza iminsi nabyo akabitega ikindi gihe. Murahari? Nimwumve mbabwire mwabarokoremwe, sinkunda kuyobora icyumba uretse yuko nkunda gukora iby'Imana ishaka. Yesu ashimwe. Hanyuma kuyobora icyumba nta mumaro wabyo bimariye, umumaro wagira icyo umarira nuko nakora iby'Imana ishaka. Ariko mwanyemerera tugakora iby'Imana ishaka. Haleluya, haleluya. Aha, nubwo bwaducyanye ariko mwihangane, turacunguza uburyo umwete. Ariko munyemerere, uyu mwuka murimo murumva udakomeye? Ntabwo ukomeye buriya? Sawa rero. Ariko nubwo ukomeye ntabwo uruta Yesu wacu waduhamagaye gukomera. Ngaho dutunge ibiganza hano hepfo. Ubu tugiye gutera haleluya ivuga ngo izo nama aho zabereye ntitwari duhari, ariko noneho ubwo uzitumenyesheje inama aho zabereye, inama yose yakozwe irwanya umupastoro, irwanya umuvugabutumwa, irwanya umushumba, irwanya abavugabutumwa, irwanya abinginzi, irwanya abanyamasengesho. Iyo nama aho yabereye, ko mudatunga ibiganza muhindukire murebe hano hepfo. Aha ngaha tuvuga ngo izo nama aho zabereye zirwanya Yesu ashimwe. Egoma Yesu ashimwe. Zirwanya abera, turazirogoye zimenagurwe ziteshwa agaciro, ntizizabeho, ntizizana bino, ntizizanatugereho. Kandi turasaba ko abavuga butumwa bagira umudendezo wo kuvuga Imana Data. Mugire mutya rero. Ndajya mbara gatatu, ndatera iyi ngiyi hano, duhindukirire hariya. Mu mwanya riyera aratubwiye ngo harimo n'abantu ngo bafite indi myuka badufasha kurwana, ntacyo bitwaye. Mureke urwana bya nyabyo yishyira intwaro hasi. Duhindukiriye hariya, tuze kujyana hariya, tuze kujyana hariya. Uziko Imana imbwiye ngo tuze gusengera amakorari y'ahangaha yose yava akagera. Irambwira ngo dusengere n'abakristo ba hano bose iyo bava bakagera. Ijwi rirambwira ngo hari imbaraga zaje gusabiriza runo rusengero n'abarusengeramo. Ko mutanyumvishe neza, ndabwira ngo umwuka w'ikuzimu ngo warazamutse, ngo kandi uwo mwuka ukorera mu mbaraga zo mu marimbi. Ariko data yambwiye ngo haleluya, araduhereza ubutware bwo kumenagura ibyishyira hejuru kurwanya abera n'ibirwanya Imana Data. Iyi mikoro nayibuzemo base pe, nayibuzemo base, ariko mugire mutya murambure, ubwo nyine tubikore uko biri bugende. Bene da, muyitere mwumva mwizeye Kristo, ntimuyitere mwizeye mwe nta cyavamo. Ariko ahangaha harimo icyavamo none ahangaha. 1 2 3 haleluya. Guhera aka kanya ka nona tugitunze ibiganza hano hano, inama zakorewe ikuzimu, izakozwe zirwanya abavuga butumwa, zirwanya abanyamasengesho, zirwanya abapastoro, zirwanya bahamagawe na Kristo, zirwanya abanyamasengesho bavuganye n'Imana, zirwanya amasezerano yacu, zirwanya abakiranutsi, zirwanya abazi Imana yabo. Izo nama tuzitunguye nk'uko umwuka biduhaye, tuzitunguye tuzitera nk'uko umwuka wera biduhaye. Guhera aka kanya ka nona ibyo umwuka duhaye nibyo dukoresheje. Natwe tumanuye umuriro uva mu ijuru. Niba zino mbaraga ziri butwikwe n'umuriro zigasha, tuzisutsamo umuriro uturuka ku Uwiteka Imana, uturuka kuri Yesu Kristo, uturuka ku mwuka wera w'Imana. Hanyuma guhera aka kanya, niba uyu mwanya wa nona ziri buneshwe n'umusaraba, tuzirwanishije kubw'umusaraba wa Yesu Kristo. Turazirwanishije kubw'umusaraba wa Yesu Kristo. Nimba ziri butsindwe bizikoreshejwe n'umwuka wera, dutumye umwuka wera ngo azirogoye, azice zitaratugeraho, azimenagure zitaratugeraho, azisenye zitaratugeraho, azitwike zitaratugeraho. Nimba muri uyu mwanya ziri buze kuza kumenagurwa n'amavuta, dusabye amavuta yo kuzimenagura, zimenagurwe n'amavuta. Dusabye umwuka wera nk'amavuta, dusabye umwuka wera nk'inuma, dusabye umwuka wera
nk'umuriro. Dusabye umwuka wera, dusabye umwuka wera ngo ajye kubirogoya, ajye kubirwanya. Waravuze ngo icyo kora muzahabwa imbaraga. Umwuka wera nabamanukira ngo nibwo muzaba abagabo nyabagabo, ngo bo kumpamya ngo i Yerusalemu, ngo ni Yudaya, ngo ni Samariya, ngo no kugeza ku mpera y'isi. Hanyuma duhagaze Sejemu, duhagaze hano Sejemu none aka kanya ka none ahanga dukuruye abavuga butumwa Satani yafatiye ku mpera y'isi. Abavuga butumwa Satani yafatiye Yerusalemu, turabambura Satani. Abavuga butumwa Satani yafatiye uyu mwami Yesu Kristo uwera w'imbaraga, akamufatira kure, akabafatira kure. Turabashwanyaguje, turamenagura izo mbaraga. Uyu mwanya abavuga butumwa turabanyaze, turabazana nk'umunyago. Abashumba tubazanye nk'umunyago, abavuga butumwa tubazanye nk'umunyago mu izina rya Yesu. Imana ikomeye, abanyamasengesho tubazanye nk'umunyago. Abasatani yafungiraniye ikuzimu yabatwara ubwenge, yabajyana wese tubavanyeyo. Turabakuruye, dukuruye abagabo benshi, dukuruye abagore benshi, dukuruye abakobwa benshi, turabakuruye, dukuruye abasore benshi, turabakuruye. Amagambo batwawe, amagambo y'ubugingo bagiraga, amagambo y'amasezerano bagiraga, turayakuruye muri uyu mwanya. Turayakuruye, turakurura ibyishimo by'agakiza, amahoro yabo banyazwe. Turakurura kandi aka kanya turabakuruye nona. Mana y'imbabazi, urabizi muri iyi mitima harimo abakwemera, harimo abagukunda, harimo abagushaka, harimo abantu batakuryarya. Abo rero niba dufatanije turakuruye amasezerano y'abera, turakuruye amasezerano y'abera, ibibacogoza, ibibagenza, ibibahiga. Uyu mwanya turakuruye, erega turakuruye abari mu masoko atandukanye. Erega turakurura mwami Imana nyir'ubutware abagiye mu masoko y'imburamumaro. Erega turakurura uyu mwanya wa none aha, turakubita hasi abasatani yayobeje. Uwiteka Imana turakubita hasi ibyatumye abadayimoni bayobya bavuga butumwa mu izina rya Yesu. Turakubita hasi, turasenze dayimo, turagusenye shitani we, tugusutseho umuriro w'Imana. Mwabazimu mwe turabasenya mu izina rya Yesu Kristo, twirukanye imbwa mu bantu. Bisobanura ngo n'ubusambanyi, mwuka w'ubusambanyi, mwuka w'ubuhehesi, mwuka w'ubutinganyi, mwuka w'umwijima. Kati kwa Yesu, imbaraga za Eliminate, ibibyomboka, ibigendagenda, bishaka kutumenya uko turara, shaka kutumenya uko turyama, turabisenya, turakubita hasi. Inama zabaye, izakozwe n'abakomeye n'abami batanu, izakozwe na ya nyamaswa mwami Imana nyir'ubutware y'amayobera, turakubita hasi, turasenya, turabisenyesha umusaraba. Uyu mwanya wa none aha turasaba intsinzi y'abamarayika, turasaba intsinzi y'abakerubi, turasaba intsinzi y'abaserafi. Turasenze uyu mwanya wa none aha, twifatanije n'ibizima bine. Turasenze Uwiteka Imana, Uwiteka ohereza ikizima cy'intare kidutabare, ohereza ikizima cy'ikizu kidutabare, ohereza ikizima cy'umuntu kidutabare. Tabara, ohereza ikizima cy'inka kidutabare. Ariko tumenaguye izi mbaraga, ariko tumenaguye imyuka mibi, ariko tumenaguye kano kaga. Cyubahiro kibi cyawe, ubwami bwawe nibuganze. Duhindukirire hariya. Muririmbye ararimbye aravuga ngo mpindukirire undebe mukizaho ukuri. Aravuga ngo ni impano y'imbabazi nzajya nkuboneramo. Ngaho mugire mutya rero, mugire mutya mwakabyara, mugire mutya mutunge y'ibiganza, ndababarira gatatu nanone gatatu. Uri data wa twese w'ibyiringiro, uri Imana y'umuriro, uri Imana y'imbaraga. Ndagusabye muri iri teraniro, ari jyewe uyoboye abaje kutwigisha, abangaba tuyoboye ababwirizwa baje gusenga. Dusabye umwuka wera nk'umuriro, dusabye umwuka wera nk'amavuta, dusabye umwuka wera nk'inuma, dusabye umwuka wera w'ubwenge, dusabye umwuka wera w'ubuzima, umwuka wera w'ubugingo. Turimo turaguhamagara Uwiteka Imana, tugutumye mwami Imana, uwera wa Isiraheli, mu bihugu
bya Afurika hatugerere, mu bihugu bya Aziya hatugerere, muri Oceania hatugerere, muri Amerika hatugerere, mu Burayi hatugerere. Imana ikomeye, Imana yera, uko isi yiga kubera, uko isi yiga ku banyamasengesho, uko isi yiga ku bakiranutsi. Ntabwo ibyo ngibyo, ntabwo ibyo babimenye vuba, ntabwo ibyo ngibyo babikoze vuba, ariko nubwo babikora na kera nta wagutanze kubaho Mana. Ahubwo uyu mwanya wa nonaha natwe tubateje Uwiteka, natwe tubateje Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, natwe tubateje Uwiteka, natwe tubateje imbaraga z'Imana. Turabirashe, turakubita hasi, turakubita hasi. Kandi Imana yacu tugusabye ubutware bukorera ino bukamanuka ikuzimu, bukazamuka hejuru, bugashwanyaguza, bukaritura. Turasenze inzira zitari ziriho niziboneke, imisozi yari turi imbere nk'iya Zerubabeli vugana nayo niriduke. Turasenze tuje mu ijambo rivuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomeye, mu maso yanjye hakamera nk'urutare, unsindishiriza ari hafi yanjye. Uwiteka himbazwe, umurezi wanjye naneshwe, umurezi wanjye natsindwe na Yesu Kristo, umurezi wanjye namenagurwe, umurezi wanjye. Inzandiko ze turaziciye, inzandiko ze turaziciye nonaha, inzandiko ze turaziciye nonaha, inzandiko ze turaziciye nonaha, tuzishwanyaguje nonaha, tuziburijemo nonaha, tuzivumye nonaha, tuzirwanije nonaha. Hari amagambo yavugiwe ahantu, hari amagambo yavugiwe hirya, hari amagambo yavugiwe ku ruhande, hari ibyavugiwe mu rwongorerano, hari ibyagambanye tutabizi, hari ibyagambanye tutabizi, birashaka kutunyaga, birashaka kuturogoya, ariko nona turabirogoye, turabirogoye kwacena na Yesu, kwacena na Yesu. Turabirogoye, turabirogoye ibiduteza ubukene, ibiduteza inzara, ibiduteza ubushumeri, ibiduteza kurwaza no kurwaragurika. Turabirogoye, turabirogoye ibitwoherezaho kanseri, ibitwohereza hepatite C na B. Turakubita hasi, turatesha. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Mujye mu cyerekezo cy'urusengero, mujye mu cyerekezo cy'urusengero, mujye mu cyerekezo cy'urusengero. Ndashaka ko twasenga, ndashaka ko twasenga tukaburana kino kigo cy'ama aba bana bo mu bigo by'amashuri, urubyiruko ndetse n'abagabo n'abasore, ndetse tukaburana n'abakobwa. Ndashaka ko iri sengesho Rafiki inshuti yanjye aze hano ari tuyoboremo, ariko ndashaka ko twarisenga, ndashaka ko twarisenga. Bamuhereze mikoro aze dusenge. Rimwe kabiri gatatu. Ntago mbumvise, tugabe y'ibitero, tugabe y'igitero. Kabiri gatatu. Haleluya. Uwite uracyari uwa mbere. Niwe wenyine Kristo, niwe wenyine Kristo, nta wundi, nta wundi tubwira, nta wundi tuvugana nawe. Aya masaha turi imbere yawe, cyerekezo cyacu tukerekeje mu mashuri. Twamaze kumenya ko hari amashuri amwe namwe akorerwamo n'imbaraga za Satani. Tugaruje abana bacu mu izina rya Yesu Kristo. Aba muri internet turabasengeye, abiga bataha mu izina rya Yesu Kristo. Kuba kwiza kw'Imana kubane nabo, imbaraga zawe zidasanzwe, ubwiza bwawe bubabonekere, wera kwawe kubabonekere. Abacu biga muri primaire, abacu biga muri secondaire, abacu biga muri university, turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo kubw'imbaraga z'amasengesho. Turakubita hasi imbaraga zikorera mu mashuri katika jina la Yesu Kristo, imbaraga zikorera mu barimu, imbaraga zikorera mu directeur katika jina la Yesu. Abatangwaho ibitambo, amashuri yatangwaho ibitambo kugira ngo bafate abana bacu babagira ingero mu yato z'abadayimoni katika jina la Yesu Kristo. Turamagana ubwami bw'umwijima, turakubita ubwami bw'umwijima, turazanye imbaraga z'abakonikoni katika jina la Yesu. Ondoka dayimoni, rekura abana bacu, rekura ababyeyi bacu, rekura abarimu, rekotaya silibon katikosta tokila bonestime. Bari abana bafatwa n'imbaraga mbi, turakubita ziriya mbaraga, turasanya ziriya mbaraga zose. Imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana nizifata mpiri, imbaraga z'imyuko laste nemo talas enaya tola benekotita salani glomeresta ene boneta ya dota turtona stili bona katika toda staini glo ene bostili waya toya sela ene onabos taya staini ko taya sobini waya Talasta Costa ile hata neo siliglo abini stonigo. Imbaraga zafasha abana mu bwenge no mu bitekerezo katika jina la Yesu Kristo, zibatera kurwaragurika, indwara zidasobanutse zidafite n'amasina, izo bita ngo tetema katika jina la Yesu Kristo. Daimoni rekura, daimoni rekura, rekura torasikita
rekura domestayinigwa. Turavuze ngo imbaraga z'Imana naba rero zikorera mu bayizera, imbaraga z'Imana nizikora mu batarayimenya, kugira ngo uhindure abantu bamenye ko ari Imana twasenze ku uyu munsi wo kuwa mbere sejemo. Imbaraga z'Imana zihindura naba arizo zikora, imbaraga z'Imana zihindura naba arizo ziboneka muri bari abagabo, muri bari abagore, bari abarimu bakwizeye ariko ibigora bakoreraho bakaba batazi imbaraga zabyo. Mu izina rya Yesu Kristo turakubita hasi imbaraga za karande zo mu miryango, kiatika jina la Yesu Kristo zikadufatira abana nibisobanuke, abana bagahora bataha barwaraguritse. Wambaraga mbiwe, rekura 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 sakita tutayasileba. Turakubitiza imbaraga, turasenya zino mbaraga. Bwami bw'Imana nibugusenye, bwami bw'Imana nibugusenye, imbaraga z'Imana nizigusenye, kugira ngo muri aka kanya humvikane imbaraga z'Imana. Turagushimiye kugiye komeza kubana natwe mu izina rya Kristo. Duhindukire turebe hariya, duhindukire turebe hariya. Yesu ashimwe. Ntabwo Yesu ashimwe. Ntabwo mbumvise. Yesu ashimwe. Ntabwo abasirikare bakora gutyo. Yesu ashimwe. Ubu turi abasirikare bari ku rugamba. Yesu ashimwe. Ego mana, Yesu ashimwe cyane. Ndibaza ko Uwiteka ari mukara. Ngoma andika Imana ihimbazwe. Yesu ashimwe cyane. Ego Yesu ashimwe cyane. Nukuri Imana irambwiye ngo itarobanuye buri muntu wese yakire intwaro yo kurwanisha. Mbonye intwaro kandi mbonye ingabo zizanye intwaro. Imana irambwira ngo uru rugamba Uwiteka ngo arumanutse maje kurudufashamo. Muzamure muvuge ngo Yesu ahabwe icyubahiro. Yesu ahabwe icyubahiro. Mana ndashaka ko uhabwa icyubahiro. Ndashaka ko bimenyekana ko uhabwa icyubahiro. Ndashaka ko bimenyekana ko uhabwa icyubahiro. Ndashaka ko kino cyumba cyo kuwa mbere ukivana mu bazimu, ukivana mu bapfumu, ukivana mu bakoni, ukivana imbaraga mbi. Ndashaka ko kino cyumba cyo kuwa mbere kiri buze kuza Mwami Imana kukunezeza nawe ukishima Mana. Ndashaka ko iyi mitima uyirukana mu bwami bwa Satani akinjira mu bwami bw'Imana. Ndasabye ubwami bw'Imana nibuze, ubwami bw'Imana nibuze, ubwami bw'Imana buze. Hanyuma ndashaka ko tuzamura iyindi haleluya. Iyindi haleluya ni haleluya yo kugira ngo dusenge, hanyuma dusenge twirukana imbaraga mbi z'ubukene, imbaraga mbi z'umwijima, imbaraga mbi z'abadayimoni, ariko dusenge tunasaba kugira ngo duhabwe ubwishingizi bw'Imana. Kabiri gatatu nanone twongera tuzamura iyindi nanone kabiri gatatu. Uwiteka Nyiringabo, izina ryawe ni iryera, izina ryawe ni iryera. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo amaraso y'umucunguzi ngo niyo soko yoza abanduye. Aravuga ngo ni nayo yoza abanyabyaha de ngo bakabonera rwose. Aravuga ngo ndaguhimbariza mucunguzi ngo imbabazi wangiriye. Hanyuma tuje mu mbabazi rero, nicyo nashaka kuvuga aka kanya kanona. Twese tuje mu mbabazi z'Imana. Dutunze ibiganza hariya, ababishoboye bose baje mu mbabazi z'Imana. Dutunze ibiganza hariya, Mana y'imbaraga. Nubwo tubitunze mu cyerekezo kimwe, ariko biravuze ngo tubitunze mu ngo aho twaturutse, tubitunze mu miryango aho tuvuka, tubitunze Mwami Imana mu bushumeri, tubitunze turabitunga mu bushumeri, turabitunga ibiganza byacu, tubitunze mu bushumeri, tubitunze Mwami Imana mu kazi, abafite akazi, tubitunze ku mamodoka abantu batwara, tubitunze Mwami Imana nyir'ubutware ku mazi abantu batunze, turabitunga mu bana twabyaye, turabitunga mu miryango, turabitunga mu nshuti zacu, turabitunga mu banzi bacu, turabitunga akanya kanona. Ntihagire umwanzi wacu ujya kurimbuka, ntihagire umwanzi wacu ujya kurimbuka. Natwe twihanganira buri gihe ngo urebe ko twakizwa Kristo Yesu umwana w'Imana. Uratwihanganira kandi tubitunze Mwami Imana, Mwami wanjye Mana y'imbaraga. Kuko ubu ahangaha turi kumwe n'umushumba Edimo ahagarariye amatorero yose. Hano turi kumwe Mwami Imana nyir'ubutware n'umukozi wawe Mwami Imana nyir'ubutware Uwera wa Isiraheli, umuyobozi Rafiki na Celestin. Turi kumwe twese hano duhagarariye abayobozi b'ibyumba bose mu gihugu cy'u Rwanda no ku isi yose. Ahangaha turi kumwe na Ariyeli ahagarariye Mwami Imana abavuga butumwa bose
bose ahangaha turi kumwe n'umuhanzi Eric ahagarariye mwami Imana nyir'ubutware we abahanzi bose hano turi kumwe n'amakorari atandukanye hano mwami Imana nyir'ubutware hano harimo abaririmbyi hano harimo abanyamasengesho aribo mwami Imana babinginzi mu cyumba cyo kuwa mbere hano hantu harimo protokole bivuze ngo duhagarariye n'abadiyakoni harimo n'abadiyakoni hano hantu hari ingeri zose guhera aka kanya rero dukubise hasi imbaraga z'abadayimoni zaje kudushwiragiza no ariko dusabye Imana twakiriye Imana muri iri teraniro Imana yitwa Uwiteka iri hejuru y'ibindi byiyita Imana izi ibihombore izi ibimenagure ariko turasenze mu izina rya Yesu uko turahanga amasengesho yacu agere mu bana agere mu bana agere mu batabyara agere mu mwami Imana nyir'ubutware agere mu babyara turakubitiza imbaraga turasenze mu izina rya Yesu uyu mwanya dufunguje konegisiyo y'urubyaro abatabyara hano nibabyare ndabitegetse mu izina rya Yesu hanyuma Uwiteka Imana ari abavutse kubw'impamvu z'uko mu miryango batabyara cyangwa se za karande uyu mwanya dushirishijeho kubyara yahaye Sara urubyaro igahereza Hana urubyaro niyo Mana duhamagaye turimo twinginga tuguhamagaye rero muri iri teraniro yahaye Imana ishimwe yahaye mwami Imana nyir'ubutware wera wahise ingumba kubyara niyo Mana duhamagaye kandi itanga urubyaro ituma babyara ni nayo ituma baheka ni nayo tubwiye ngo irinde urubyaro rwacu niyo tubwiye ngo irinde abana bacu kandi turasenza uyu mwanya wa nona hano wambwiye ngo harimo abantu ngo barimo barizwa n'inda bakuramo hanyuma nabo turaza kubasengera cyangwa se ndanabasengeye none ahanga izinda ndasenze dayimoni yazivanagamo ihita ihagarara bano bantu bakire kubyara basame Imana ishimwe basame babyare batwite basame Imana ishimwe babyare turasenze muri uyu mwanya twirukanye amaserikeye hano sejem twirukanye amaserikeye hano sejem yaba ari ku buzima bwanjye ndishinganisha mu maraso ya Yesu ndashinganisha Rafiki ndashinganisha Eric ndashinganisha Madame ndashinganisha mwami Imana urubyaro ndashinganisha abavuga butumwa bazana ndashinganisha abanyamasengesho bazana ndashinganisha abakristo bacu ba sejem ndashinganisha amakorari tumenaguye uyu mwuka mubi turakubita zino mbaraga twegereye Imana tuje mu ijambo rivuga ngo nimwegere Imana nayo izabegera ngo kandi mwirukane Satani ngo nawazabaho nirukanye Satani mu izina rya Yesu nirukanye Satani kati kwacina na Yesu nirukanye Satani mu basaza Satani ushaka gutwara abasaza igihe kitaragera arashaka gutwara abakecuru igihe kitaragera arashaka kubiba arashaka gutwara abagore bibikwerere n'amajigija mu gihe kitaragera arashaka gutwara abagabo mwami Imana nyir'ubutware bibikwerere arashaka gutwara turabyanze ariko nanone abashyitse nta kibazo bagenda ariko nanone dayimoni irimo kwiba ubugingo bwabo turaburana ubugingo bwacu turasenze mu izina rya Yesu reka bera bahure n'Imana bezwe n'Imana batahe bejeje ariko turakubita hasi uyu mwuka wo gukenyura tumenaguye ibituro tumenaguye imbaraga zo mu marimbi ndabizi neza ntabwo Satani adukunda ariko ntitunakeneye ko adukunda ahubwo turamurwanije dusabye Imana imbaraga zimurwanya dusabye Imana imbaraga zimutsinda dusabye Imana imbaraga zimuhambira turasenze nubwo agenda yasamye yasamye ashaka uwo yacoshomera akaba agenda ameze nk'intare yivuga ariko ntaze kwivugira mu rugo rwanjye ntaze kwivugira muri aba bakristo ntaze kwivugira mu banyamasengesho ntaje kwivugira mu barimu turasenze uru rusengero mwami Imana nyir'ubutware ibitambo by'abadayimoni byatanzweho guhera aka kanya turabimenaguye twakiriye igitambo kimwe n'icy'amaraso ya Yesu ibindi bitambo byose bitejwe agaciro ari ibitambo by'inkoko ari ibitambo by'ihene ari ibitambo by'inka ari ibitambo by'abantu biteshejwe agaciro twakiriye igitambo cy'amaraso ya Yesu erega Mana y'imbaraga aya mashuri mukomerwa n'ayawe twakiriye igitambo cy'amaraso ya Yesu twakiriye igitambo cy'amaraso ya Yesu twakiriye igitambo cy'amaraso ya Yesu twakiriye igitambo cy'amaraso y'umwana w'intama twakiriye igitambo kiyicaye kuri ya ntebe twakiriye igitambo cy'Imana ivuga bikaba yategeka byawe twakiriye igitambo giturutse mu
rubavu rwa Yesu habambwa igorogota twakiriye icyo gitambo aba aricyo kitwishyurira cyishyurira amakorari ya hano cyishyurira amakorari ya hano cyishyurira abadiyakoni ba hano cyishyurira jewe cyishyurira umuryango wanjye cyishyurira abantu bose abo mvuze amazina n'abantu yavuze cyishyurira umushumba ariko turaseze zino mbaraga turazimenaguye cyishyurira abadiyakoni turi mu masengesho twaje gushakashaka iby'Imana ishima iby'Imana ishaka Imana ihimbazwe Imana itambirwe ibyo abadayimoni batugaburiye umwuka wera nabiturutse mu izina rya Yesu ibyo abarozi batugaburiye umwuka wera nabiturutse twakiriye Imana hanyuma Uwiteka duhindukiye tugukomera amashyi izi mpundu ni izawe hanyuma Uwiteka tugiye gutera haleluya 3 zigushimira turazitera tugushimira abantu bagushimira 1 2 3 nanone 3 Uwiteka aravuze ngo nimwiyicarire kandi mwakire kubohorwa nimwakire kubohorwa na Kristo umwana w'Imana uziko Imana imbwenga ikijije bantu ngo ariko ikijije n'abaturutse hanze ari abashyitsi bose si Imana y'imbabazi muyimye n'amashyi mbega Imana ibaho umugisha